ushaka kwiga icyongereza ariko ufite umwanya mukeya, ngo ubone isaha imwe ku munsi, ubona amasaha abiri, cyangwa uhuguka mu masaha ya nijoro, cyangwa uhuguka mu masaha ya mu gitondo, cyangwa mu masaha ya saa sita gusa, ku buryo kuba wajya kwiga muri classes ziri physical, aho ukora urugendo ukajya kwiga muri class isanzwe bishobora kukugora. No kubera iki utakiga online? Hari abagira ubwoba bwo kwiga online, bakibaza bati ese umuntu ashobora kwiga ururimi online akaba yarumenya. Hari n'abavuga bati mvuga ikinyarwanda ariko wenda ndi muri Kenya, ndi muri Asia, muri Saudi Arabia, muri Oman, ndi muri Mozambique, cyangwa se ndi muri Canada, ndi muri America, ku buryo kubona umuntu uzi ikinyarwanda wanyigisha icyongereza bitahita binyorohera, cyangwa se na wa mwanya twavugaga ukaba waba ikibazo. Just know that you can study English online. Ushobora kwiga icyongereza online, kandi rwose ni ibintu biba bitagoye, ni ibintu byoroshye. Ese situation bimeze gute muri classes zacu za online? Hari abazi ngo ni ibintu bigoye, ngo bisaba kubanza kuinstall ibintu bidasanzwe. Nta kintu kigoye, fa kuba ufite laptop cyangwa ufite telefone. Kimwe muri ibyo cyagufasha kwiga ndetse no gusobanukirwa icyongereza cyawe, ukaba wakibana kuri uru rwego ukakigeza kuri uru nguru. Waba uri umutangizi, waba hari ibyo usanzwe uzi, waba se uzi icyongereza ushaka kwihugura kugira ngo ube advanced, ibyo byose turabigufasha ukiga icyongereza online. Reka rero ndeke kubatindira, mbinjiza muri class yacu ya online, murebe uburyo bikorwa, uburyo twiga icyongereza dukoresheje Google Meet. Ariko nyabuneka mwibuke gukora subscribe, kuko kuri ino channel tugira amasomo menshi atandukanye y'icyongereza yagufasha kuzamura ubumenyi bwawe. Let's go. Ubanza kubona link, dore link ngiyo tuyikandaho ukinjira muri email ushaka, emails ugahitamo imwe. Wamara kugera mu isomo ni ibyo ngibyo ubona, murabona ku ruhande rw'ibumoso hari ahantu ha camera haciyemo akarongo, iyo ukanzeho utangira kugaragara. Hanyuma nanone urabona ka microphone ahagana iburyo, naho iyo ukanzeho utangira kumvikana. Byiza rero nuko wakanda kuri camera igihe ushaka kugaragara, cyangwa igihe mwarimu akubajije, ndetse no kuri microphone igihe ushaka kugira icyo ubwira bagenzi bawe, igihe ugomba gutanga igitekerezo cyangwa ugomba gusubiza icyo mwarimu akubajije. Hanyuma urabona ko ifunguye camera utangira kugaragara nyine. Waza kwifunga nanone bikamera gutyo, nuko nguko bigaragara. Kwinjira mu isomo uhita ubona mwarimu ibyo ari gusobanura. Murabona notes hano, abanyeshuri bari kwiga isomo rya adjectives. Ushobora kubaza mwarimu rero ibyo udasobanukiwe akagusobanurira, kungurana ibitekerezo n'abanyeshuri bagenzi bawe ukabigiraho, ndetse nabo bakaba bakwigiraho. Ni class bisanzwe, uretse ko abantu bagira ubwoba ngo ni ibintu biri online, ariko bijyana no kubimenyera no kumenya neza uko bikora, kuko ni uburyo abantu bakoresha biga ururimi kandi rwose bakarwiga bakarumenya. So utwo ni utumenyetso dutandukanye mwarimu ashobora gutanga igihe umunyeshuri akoze neza, igihe se abanyeshuri bavuze ibintu biri funny, cyangwa igihe ari usubije igisubizo kitari cyo. Ibyo ni ibimenyetso bitandukanye mwarimu ashobora gukoresha. Umuntu agenda bimenyera bijyanye n'igihe nyine amaze akoresha app, uretse ko nta kigoye kirimo. Ibi byose ni ibintu ukora mu masegonda 30 ukaba winjiye mu isomo, ugatangira ukiga ugasobanukirwa ibyo ushaka gusobanukirwa. Haba hari amasomo atandukanye bijyanye na level z'abanyeshuri. Murabona rero isomo iyo rirangiye mwarimu arasezera, hanyuma agatanga homeworks, agakomeza gukurikirana abanyeshuri.